kurongora umugore utwite burya ni ingirakamaro cyane cyane cyane, abe kuri we cyangwa se abe ku mwana, burya bigira akamaro kanini. Ni ukuvuga ngo nimba ufite umugore utwite ukamukubita, nuramukumukubise aramarira arira cya umubabaro agira ugera no ku mwana, niwe uzasanga umubyeyi kwa ko wenda umugabo yamubangamiye kera nyine igihe wenda yari atwite, akamubangamira akamubwira nabi agahora mutuka, uwo mugore ahorana agahinda cyangwa se uwo mubyeyi ahorana agahinda. Ako gahinda afite rero kubera ko atwite, no ku mwana ka gahinda kamugeraho. Ushaka kwibaza ngo se ngo ni gute ngo kagera ku mwana? Uriya mubyeyi amarira arira agahinda, mwabagabo mwe cyangwa mugabo wirirwa gutera uwo mubyeyi ugutwitiye, niho uzasanga umwana avutse akavukana umujinya, akabyara umwana udaseka kubera ko nyine yagize agahinda kiri mu nda ya nyina. Nimuzabona abana bavuka bararakaye cyangwa se bafite imitima itari myiza ngo muvuge ngo nkwe, ni ukubera agahinda base baba barateye ba nyina. Ikindi, kurongora umugore utwite, kurongora umugore utwite burya ni byiza cyane cyane, ariko kubera ko burya kurongora umugore utwite ariko ukamurongoreraho, iyo urongoreraho umugore utwite bimugirira akamaro cyane mu gihe cyo kubyara, kwa ko burya ya mibonano mpuzabitsina ubukora iramwagura mu myanya ye y'ibanga cyangwa se mu gituba, iramwagura nyine igituba kikaguka ku buryo mu gihe cyo kubyara bitazamugora, umwana aza yihuta. Ariko ntabwo wafata umuntu wabonanye n'umugabo we agiye agisama cyangwa se akabonana n'umugabo we akimutenda. Turebe nk'aba bana b'abakobwa babyarira iwabo, hari igihe usanga umwana w'umukobwa yarabonanye n'umugabo rimwe, uwo mugabo bamara kubonana agahita amutera inda, yamara kumutera inda ntibazongere kubonana. Uriya mwana w'umukobwa niho uzasanga ajya kubyara bakamwongera, yajya kubyara ugasanga ahuye na struggle nyinshi zo kubyara, yego nyine wenda akaba yari bunabye neza, ugasanga baramubaze kubera ko ntago yigeze yaguka mu myanya ye y'ibanga, nta mugabo yabonye umwagura. Ariko bitavuze yuko hatari n'abandi babyara neza batanabikoze, yego barahari. Ariko nagira ngo nkumenyeshe ko kubonana n'umugabo utwite ni byiza, byagura umugore mu gihe cyo kubyara, nyine bigenda bimwagura imyanya y'ibanga, hanyuma mu gihe cyo kubyara ntibimugore. Ariko kandi burya ari amasohoro agira akamaro kanini ku mwana, ari amasohoro atuma ushobora kubyara umwana musa. Si tujye twumva ngo gukura iyo umuntu yakurakuje ushobora kuba utaranatenda rwose, birumvikana ushobora kuba utarateye inda, ariko kubera ko wakurakuje umwana akavuka asa nawe kubera ko warakurakuje, ugasanga umwana avutse asa n'umugabo wakurakuje kandi atari se, ariko ndakaba bapima DNA ugasanga ntizihuje kubera ko wa mugabo we warakurakuje ntago ari we wateye inda. So ikindi, kurongora umugore utwite bimwongerera umunezero, Hari abagore batwita bagashaka kurongorwa, bagakunda imboro pe, bakumva ko kurongorwa nyine bashaka kurongorwa, buri saa akajya kubwira ati bebe ndashaka kundongora. Ariko wa mugabo niba ufite umugore ukubwira ngo bebe ngo ndashaka kundongora, murongore. Niba ukubwira ngo ndashaka kundongora, murongore. Ni byiza kuri we, ni byiza ku mwana. Kandi burya umugabo uhura na nyina w'umwana kenshi, umwana burya avuka kuzi, ashaka kutabikubwira uwo mwana nyine, ashaka kutakubwira kuko ntago avuga, ni uruhinja, ariko burya umwana avuka azise, ku buryo se ashobora guhinguka umwana yaravutse, akaba yahinguka umwana akamumenya akivuka. Yego wenda ashaka kudatanga sirenge zibigaragaza, ariko umwana byanga bikunze, nje nzi neza ko byanga bikunze umwana wazise, kwako se aba yarakurakuje, se aba yararirimbiye inda, se nyine umwana aba yarumvishe ijwi rya se kenshi. Umwana rero abazi ijwi rya papa we, yego ntago avuka areba, ariko abazi ijwi rya papa we, saundi ya papa we arayimenya. So rero niba ufite umugore utwite akajya kubwira sheri, buro naramutse ufite umugore nukura akajya kubwira ko ashaka kumurongora, ni byiza pe, bikure utiganyiriza, ni byiza. Kandi burya umugore utwite aryoha kubi, umugore utwite agira igituba kiryoshye
kiba cyoroshye kimeze neza. Wa mugabo we ahantu wicaye niba uzi kutajya urongora umugore wawe atwite, menya ngo waracitswe, warahombye. Umugore utwite agira igituba kiryoha, kiba cyoroshye, kubera ko umubiri we uhora uvubura nyine nabyita ngo iki, ubworohere cyangwa se abatemba buzi aca mu gituba cyangwa se mu gitsina cy'umugore, bituma nyine igitsina cye gihora kivubura ibintu byoroshye. Ururenda ni nabuze ukuntu nduvuga, ururenda ruva mu gituba cy'umugore utwite ruba ruraho rwose. Nkwa ngo iyo urongoye umugore utwite kwako rwa rurenda ruhura n'urw'umugabo, umugore aba yoroshye pe. Kandi ikindi buryo iyo uri kurongora umugore utwite, buryo umugore utwite ntabwo yitangira, ntabwo agira kwitangira. Nuvuga ngo niba unyaje aranyara, ntabwo abasha kwifata, naganiga imboro, nagayiniga. Turibizi ko hari abagore barongorwa ugasanga yanize imboro amaguru yayafatanyije gutya. Oya, umugore utwite ibyo ntibimubaho. Nimba ufite umugore utwite akakubwira ati bebe nshaka ko ndongora, murongore. Kubera ko abagore batwite bararyoha, baryoshya imibonano mpuzabitsina, kandi burya kurongora umugore utwite bigira akamaro kanini nyine ku mwana. Iyo umurongoye gutyo kenshi cyane ku munsi, mugakora imibonano mpuzabitsina kenshi ku munsi, bituma za vitamine zigenda zikagera ku mwana. Uko uzimuha kenshi niko ubyara umwana usa na se, umeze nka se, mbese ahantu hose ateye nka se. Si turabona ababyeyi babyaye abana basa fotokopi, ku buryo ubonye umwana na se utabatandukanya. Wenda icyo batandukanyirizaho ni uko bakuze nyine, cyangwa umwe akuze undi ari muto, nicyo batandukanyirizaho. Ariko ufashe ishusho ya papa we yo mu bwana, ugafata ishusho ya mama ya Yimini y'umwana akiri umwana nyine ukangana, utabasha kubatandukanya. Ni ukubera ko base bitaye kuri ba mama babo batwite. Abagore batwite bagira igituba kiryoshye mama, bagira igituba kiryoshye. Kandi ikindi nababwira mugore utwite, menya posiyo bakurongoramo. Abakurikira ikiganiro cyose nigeze kwigisha kuri posiyo zo kurongora umugore utwite. Rongora umugore wawe, burya si byiza no kurongora umugore agaramye. Ntago ari byiza kumurongora atwite agaramye, mukubitira k'inyuma. Nagaramye iminota mikeya, umukubitira umurongore pe. Kandi ikindi kirazira kurongora umugore utwite ukamurongoza agakingirizo, kandi ari umugore wawe mubana mu nzu. Oya, ntago ari byo. Kubera ko iyo umurongoje agakingirizo, ntago za spam cyangwa se amasohoro abasha kuba yagera ku mwana, ntago izo vitamine zo ku mwana zimugeraho. Ikindi, bagabo murongora abagore banyu cyangwa se bagabo mufite abagore batwite, mwige kuririmbira abana banyu bari mu nda, mwige kubaririmbira. Buri abagore batwite bakunda keya pe. Mwirinde kubarakaza, mwirinde kubabwira nabi, umufate neza. Niba ashaka kumutekera, mutekere. Niba ageze ahananiwe, mukarabye ibirenge, umuganirize, umwereke ko muri kumwe. Mwabana b'abahungu mwe mwirirwa mutera abana b'abandi inda, mukabata mukavuga ngo naga ari mwebwe mwatenda. Nagira ngo mbabwire ko nabo bana bibagaruka. Nagira ngo mbabwire ko nabo bana ibyo byose mukora bibageraho. Agahinda nyina w'umwana ahura nako, n'umwana ahura nako, ahura nako 100%. Agahinda nyina w'umwana ahura nako, n'umwana ahura nako. Mwirinde rero gutuka abagore banyu batwite, ngo uve mu kazi zubwire nabo umugore amubwire yewe mugore we wiri ukora iki. Ntago ari byo pe. Niba ufite umugore utwite, niba yanashabikaga, mubabarire, mufashe yicare hamwe arongorwe, yicare hamwe arije umugaburire. Ushaka gufata n'ikiyiko umugaburire, umukarabye ibirenge, ushyushye amazi umukarabye ibirenge. Umwana atwite n'uwawe, n'umugore n'uwawe, mukarabye ibirenge, umukorera akamasaje. Ufata isaha imwe uririmbira umugore wawe, umwibutse ko umukunda. Ubwira umugore wawe ati ndagukunda mugore wanjye, ujye umubwira amagambo meza. Ukayo magambo meza uyamubwira, niko no ku mwana amugeraho. Niyo mpamvu uzasanga kenshi uko ubwira umugore w'amagambo meza, uko uririmbira umwana wawe,
ikizakubwira ko umwana wawe yakumenye kuri se iyo ugeze iruhande rwa nyina aratera. Uzacunge ku nda y'umugore wawe, uko ugeze iruhande rwe inda iratera gutya. Ni ikikwereka ko umwana akuzi, ni ikikwereka ko umwana azi isi. Ariko ari undi mugabo akaza agakora ku nda ya nyina, ntashobora gukina, ahubwo ashobora no kugenda akaryama ntiyongere gukina.